amubwira banza rwose witonde utegura ibyo ugiye uzajye ubizi neza atari gupfa guhubuka. Ngewe ndebye nkurikije ukuntu ngo z'ubu zirimo zigira ibibazo ndareba nkabona hari umwe si na babiri si na batatu. Yewe impamvu ndi kubikubwira ushobora kurebera kuri abo ngabo byananiye ariko hari n'abandi bubatse ari bato kandi bazisaziyemo nose kuki warebera ku rugero rw'umuntu cira birarura. Bari bashatse ngo babatera inshinge ngo z'inkingo ngo bajye wapi arabyanga arabati ibyo ntibyashoboka ahubwo mwamushoye abana mu busambanyi kuki no kusohoza nimo ndashaka kumpa impamvu zifatika zakwemeza yuko abantu bajya gushaka bakuze. Ikintu cya mbere nge imbogamizi za mbere ndikukwereka izambere nakweretse nuko umuntu yashatse akuze. Urumva ndakumva cyane. Iyo ari umukobwa agashaka ageze mu myaka 35 aba ari hafi kugera muri menopause. Abenshi hari n'igihe barwara ibibyimba byanyababye kuko bagize gute batinze gushaka. Icyo si cya mbere. Ikindi cya kabiri umukobwa washatse akuze. Urumva neza kugira ibintu bibanyemo satani gute byereka kugura ibintu bizanye bashaje. None reka nkubwire nabyara abantu 2 3 4 ubwo bucura azamurera agifite imbaraga azabona amafaranga yo kumurihira minerivare kandi yarashaje yarageze niba ari umukozi wa leta baramuhaye pansiyo. Banza unyumve ngiye mfite ingingo zikwemeza yuko gushaka uri mutoya ari byiza. Ibyo ntabwo icyo kintu ntabwo tugihuza nyine ngaho mwimbwira impamvu utagihuza abantu batandatu bari ayo magambo nta mugore n'umwe y'urugo barabashuka ayo magambo nta mugore n'umwe utagira gute none kataruhagurukamo ngagende kataruhaguruka bo mu mutima ariko uziko n'umunyarwanda yavuze ngo nyakagore rutanya gakobwa warubize umugani noneho. Ariko se uratekereje uri umwana 18 wenda n'umuhungu wawe afite 22 sine ko kaminuza y'ubu cyangwa ishuri rirangiza ufite nk'imyaka 25 n'iki kintu yaba yarageze umva n'uburwayi bwazo unafite n'imyaka na 10. Yewe reka nkubwire ikintu ndi kuvuga kirera wagira ingorane zo nta bapfakazi uzi akaba yarabyaye nka rimwe ntiyongere gushaka kandi ibyo bibyimba ntibize n'ukuri ryo n'iterabwoba rya satani. Kareka amahirwe abantu bamutwarasha amahirwe nayakorera batamutereye inda mu rugo. Rero ikintu nabashishikariza pe ngewe umukuzaza akambwira ati nshaka umukobwa wanjye akamunsaba ku manywa y'ihangu akamutenda cyangwa atangiye kumutwara muri kaburimbo imwe bitwararika ntubone umuntu ngo mbonye umuntu ngo mbonye ngo ni bogari wamugana abandi ati ndazaguterura nawe. Rero yatereye ibyuma ngo nazaguterura ntabwo hubaka imyaka uretse ntabwo hubaka imyaka ariko iyo hajemo ariko burani atansiyo haba hajemo akantu ariko nanone imyaka iri hasi reka haza rero agakirisi wa mwana ararira nk'uruhinja. Reka nkubwire none umugabo ahubwo usanga nkubwire impamvu ibyo bintu byawe ntari bubyemere. Reka burya imyaka si ubungubu n'ibicucu ntibikura. Ubu nta muntu urenda agira mu myaka 80 utamugisha inama nta gitekerezo afite. Imyaka ntago ari ikora. Oye minsi rero ibintu biri umutifa arakureba yandi bavuze ngo abakobwa bashaka bakuze uzi batipe babashaka niba abandi bamaringaringa batigeze bakora bwaturiya mukobwa araguguye yakoze kera afite iki n'ikofi none ugasanga nta rukundo azanyazanye iki imibare ni ukuri umuntu yasenze agasenga ariko atari bya bindi by'iki gihe umuntu yipfuka igitambaro umuntu akibambara akamera cy'umuberanye ntabwo ari icyo. Please subscribe. Inshuti za Sine Wacu TV. Umuntu ufite ikirori ushaka kujya mu rukiko areba imyambarire nambaye yikanzu ugiye mu rukiko koko waba wambaye nabi uramutse bagiye kuguterera ivu kambara no kanzu nambaye waba umeze gute. Hari izindi modeli nyinshi iyi ni sample naberetse ushaka modeli nziza y'ikirori ubukwe mariage ushaka kwambara muri reception urabona iyo umaze gukuramo ikanzu y'abageni ugiye muri reception ukenera indi kanzu iyo turayikora neza cyane kandi bagiye ugiye kujya mu murenge dukora modeli zose urebe kuri iyi sample mfite uramutse ugiye gutererwa ivi waza ukandeba nkagusirimura nkakuryoshya ukagenda usa neza urakoze.
nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Sine Wacu TV, mbifurije amahoro, mbifurije imigisha y'Imana aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, mu ntara enye zigize igihugu cy'u Rwanda, umujyi wa Kigali, hibagiwe aba diaspora inshuti zanjye bari i Burundi, muri Congo, muri Uganda, Central Africa, abari Mozambique, abari muri Sudani, aba diaspora baherereye muri Amerika, muri Arizona, ndabasuhuje inshuti zanjye, Canada, suhuje abari muri Korea, Aziya yose ndayisuhuje, abantu bose aho muherereye mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, mbahaye ikaze. Rwa rukundo rwanyu muhora mungaragariza buri munsi, mukantera imbaraga zo kubaganiriza, nirwo rwongeye gutuma mfata umwanya wanjye nkongera kwicara. Noneho uyu munsi ntago bisanzwe, nabazaniye umutumirwa, umudamu mwiza, wambaye neza, wasokoje neza. Mwamubonye? Gre, Karame, muraho neza? muraho? Yesashimwe. Yesu nahimbaza. Urashima Imana? Ndashima Imana cyane. Nabivuga rwose biragaragara. Amen. Amen. Biragaragara kuko Yesu yakoze imirimo yitangaje. Yesu ni mwiza cyane. Urasa neza. Murakoze cyane. Ni mwiza? Merci. Merci beaucoup. Ariko nawe hagati aho wambaye neza. Merci. Wambara neza. Urabizi ko ari intego y'abagore, kamwe byongeyeho abatayeri. Yes. Umwuga wacu twemera kwambara neza, kuko iyo babonye twambaye neza niho batubaza ati izo modeli zanyu twazibona gute. Namwe bakunzi ba Sine, murebye imyambarire yacu ukuntu dusa neza, mwatwandikira kuri za nimero muhora mubona kuri screen, mukatubwira tukabatunganyiriza imyenda isa neza, mwajyana mu rukiko, mwajyana mu bukwe, wakwambara wagutereye ivi nk'ikanzu. Urabona rwose ko ikanzu irasengeye kameme. Mbahaye ikaze rero, Claire, wisange kuri Sine Wacu TV, wumva utuje, wumva ufite amahoro, ubundi tuganirire. Nikoze Karame. umeze Meze neza cyane mu mutima. aho mperukira ngo wari umuririmbyi. Uracyari umuririmbyi? Ndacyagerageza. Wararirimbaga cyane, nkabikunda cyane. Niko wamba bari ukaririmbira abakunzi ba Sine Wacu TV, byibura akantu Nta kibazo. Bon. Banje kubashimira. Yego. Sine, ndagushimiye cyane ku cyizere cyiza wangiriye. Okay. Urabikwiye. Murakoze cyane. Ndetse n'inshuti zawe nazo ndazisuhuje, ndazishimiye nazo ko zibaza gusapotinze, zikagukurikira. Ndazishimiye kandi nzisuhuje. Ndabanza kubibwira rero mbere yuko nkurikizaho ibyo rwose aririmbo mwansabye. Birumvikana. Nitwa Claire, uwo basanze umumama cyangwa se umugore, umudamu. Mfite umugabo umwe n'abana 4. Wow, Imana ishimwe cyane. Imana yangiriye neza, imbuto ziruta ibintu byose, mbega navuga Imana yarabimpaye, kuko imbuto za mbere z'umugisha n'abana. Wow. Rero ubwo mba numva mfite shato zose hari zo mwiza. Ufite abana bangahe Imana? Mfite abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Ugira ngo Imana yagukoreye? Wagira ngo yikoreye. Umva Imana yagukoreye ibikomeye pe. Murakoze cyane rero. Ndumva ari byo nababwira, ni umukristo, ndakijijwe, nsengera muri ADPR, nkunda Imana. Amina. Nkakunda n'abantu bayo yaremye. Yego. Ndetse nkakunda cyane n'abantu bagerageza gukora iby'Umwami ashima. Amina. Bagerageza. Murakoze. Yego. Reka no mbanze indirimbo kakaririmbo. Ubwo ndwaye grippe. Nta kibazo. Iminsi ndwaye grippe. Kugira ngo numve ko kakarwi kawe ka kera nakundaga kakizi. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza. Reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. Wow. Urakoze cyane
gusazira mu mpano gerageza rwose uracyaririmba impano yawe rero ntiyaguke igere kure urumva koko ifite ijwi riryoshye cyane murakoze cyane nanjye utwo rwawe nkisanga nanjye naririmba ahubwo twe wambabariye tukazakora korali yego se tukazakorera abakunzi ba Sine Wacu TV korali rwose twajya tubasusurutsa tukabakorera igitaramo kandi ndabizi ko muri commentaire bari buze kutubwira ko hajya tubaha show bo nibabishima ubwo muzambwira abakunzi ba Sine Wacu TV mukurikije ukuntu mwumvishije ijwi rya Claire mubona dukoze kombine y'amajwi ntitwajya tubataramira mubyandike muri commentaire niba mwakwishimira ko Claire yanjye abataramira buri munsi okay Claire rero nifuje kuno munsi twaganira ndabizi yuko umutaramye mwiza ndabizi kuzi kuganira ndabizi yuko ufite byinshi kandi byiza wagezeho abanyarwanda wagezeho abantu babasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda yewe hari n'abantu bari hirya no hino bashaka kumva ururimi rw'ikinyarwanda ariko ukuntu ikoranabuhanga rifite ukuntu ribigenza umuntu akaba bamuhindurira mu rurimi agira abasha kugira gute kumva bitewe n'uburyo yakunze iki ibintu niyo mpamvu rero nanjye navuze nti abakunzi ba Sine Wacu TV ngomba kubazanira Claire ukuntu ajya dususurutsa akabasusurutsa none Claire kurikije nuko wambwiye ko uri umumama ufite umugabo urubatse wambwiye gushima Imana ni byiza cyane ya kubona kuri iki gihe kubona umuryango mwiza nk'uwawe ntabwo byoroshye pe usibye kuba warasenze Imana ikabana nawe ikagushyigikira ubu ntabwo byoroshye muri iyi minsi siko ubibona nawe ubwo rero iyo mbonye umuntu ufite umuryango mwiza nk'uwawe numva nishimye nkumva nkeneye inama zimukomokaho none Claire ubona muri iki gihe ari ugushaka ukiri mutoya uri mu myaka 18 20 kugeza kuri 22 gutyo umuntu aba akiri mutoya siko ndi kubyumva no kuba washaka uhereye ku myaka 25 kuzamuka ubu ni byiza riri urakoze cyane nimvuga rero ku byiza uragira ngo umbivuze kuko ngewe nashatse mfite imyaka 27 yego uramaze mu rugo imyaka 14 ko ari ukuze cyane pe nari narabaye rumari ariko nabonye ari byiza ntabwo nkubeshya ese nibyo byiza uganira n'abantu benshi ariko hari igihe uganira n'umuntu washatse ufite iyo myaka 18 cyangwa 20 akakubwira ati uzi ko urugo mba numva nararurambiwe byose warurambiwe uti akakuganiriza kandi noneho ubu ikibazo mba mbona cyane cyane cy'iki gihe abakobwa b'ubu abana bacu nyine baba bafite ubushyuhe ahari twe tutari dufite ese n'ubushyuhe njyewe rero buriya reka nkubwire Claire ntugire ngo ni uko kurwanya njyewe ngiye kukubwira uko mbyiyumva nta kibazo uhereye kuri ba nyogokuru wanjye ajya ambwira ko yashatse afite 14 kandi yaragiye asazana n'umugabo uzi ibintu byiza byavuyemo ubu ngubu umuzukuruza waramuzi binashoboka ko n'ubuvivi azabubona kuko nk'umukobwa wanjye ageze secondaire ndashobora mu myaka 20 cyangwa 18 ashobora kubona umugabo njyewe rero ku bwanjye ntabwo ngiye kurwanya nta kibazo ariko ku bwanjye mba mbona gushaka umuntu akiri mutoya aribyo byaba ari byiza kuko iyo umuntu ashatse akiri mutoya ajya guhangana n'imiruho y'urugo agifite forme agifite fresheri agifite imbaraga urugo ntabwo ari ikintu cyose siko tubijyananamo none wowe buriya gushaka kuki urumva abantu bateye bitandukanye wowe ushobora kuba ukunda ibyo ugashaka nyine mbere uri muto hari n'undi rero wakuvuga ko akunda ko yashaka ari mukuru wowe ku bwawe wumva ibyiza ari utagendeye kuko washatse reka nkubwire ibyiza wumva ari ibyiza numva njye umuntu yakwiye gushaka ari mukuru reka nkubwire impamvu ashobora kuba abanje kwiga cyangwa akabanza no kureba iterambere akaritegura iby'urugo agiye kujyamo kuko burya reka nkubwire Sine iyo ufite akantu runaka ka fondasiyo
ntabwo ari kimwe no kugenda uteze nko ku muntu uteze ku mugabo. Rero uko umuntu agira uburyo bwo kwihutira urugo, njye niko nyine mbyumva muri iki gihe cya none. None se Claire ntaguciye mu ijambo, ubu nta mukobwa ugejeje mu myaka 30 atari yabona umugabo kandi atari yabona n'akantu ako kantu agafaranga siko turi kuvugaho, ariko ni igeno ry'Imana. none se ibindi byo ntabwo byaba ari igeno. Uramutse wiboneye umugabo mu myaka 18 wirangirije segonderi kugenda ukishakira cyangwa mu myaka 20 tuvuge 20 niwe leta yemera 21 sibyo 18 numvishe nyine biri muri proposal ariko ntabwo bari babyemeza. Uramutse wirangirije segonderi yawe mu myaka 21 yawe ukibonera umusore aho ujeregeye wakoze kera ufite ikofi akubwira ati njye nagukunze, ntabwo wagenda wazarinda ngo kugira ngo ugende ngo ufite akantu. Reka nkubwire njyewe ni mu mutima wanjye, ubwo n'umwana wanjye niko namubwira. Banza rwose witonde utegure ibyo ugiye uzajye ubizi neza atari gupfa guhubuka. Njyewe ndebye nkurikije ukuntu ngo z'ubu zirimo zigira ibibazo, ndareba nkabona harimo n'ubwana bwinshi. Yego harimo ubwana rwose, kuko umukobwa uraganira nawe ati jewe banumva urugo rungabiye, banumva ukabona umwana nta siporuta ibyo abonye uwo yashatse. Ngira nkibaza yuko ari ya myaka wambajije ute se ko ba nyogokuru bagiye banyogokuruza bagiye 15 13 kandi barasazana kandi bajyana ingo nziza. Reka nongeye nkubwire icya kera cyo nkurikije ko naganiriye n'abantu bakuru, nabonye bo bari bafite izindi nema kuko hagiye bagira ibintu by'uburanga. Yego kandi uburanga mbona ntabwo bugipfa gukora. Se buriya uburanga ubundi bwagiye he? Nuko byataye agaciro byagenze. Mumbaza abantu, umuntu asigaye ajya ahantu, yajya mu bukwe, yajya mu kabari, wasanga ari iterambere. Simbizi ariko naryo ni byiza, ariko naryo ari igihe ryazaduteza imbere mu bintu ubona bidasobanutse. Yajya mu kabari, yajya ahantu yabona umukobwa, kuri bisi, kuri YouTube, kuri Instagram, Facebook. Njyewe mbona rwose ari nacyo kibazo ingo mbona z'ikigezi zirimo zihungabana. Akaba aramubonye ngo afite nyashi n'izi zawe dore zizarikora agasigaho ubwo ushatse kuvuga yuko ntazubaka ko yamfite nyashi se ko yakubonye, ariko hari uwarangara rwose akavuga ati iriya muntu kubera iki dore iri terambere ngo ni nyashi, kandi hari n'igihe baba bashyizemo n'amakonje. Yego hari ibintu rwose byateye ibibuno ugashidukara nibeshye. Ubwo rero mbona abantu bareba ibintu byinshi bitandukanye, ariko uburanga buriya cyari ikintu cyiza. Ni nayo mpamvu basogokuru ba nyogokuru baramyaga kandi baragiye ari bato. Yego ibaza imyaka 14 hari n'igihe yagendaga ngo atari yagera no mu mihango. Nanjye ibyo narabyumvise, ariko kandi akagenda kubaka. None se ikiri nyine njye ndi kwibaza ni gute bagendaga bafite imyaka 14 batari bajya no mihango kandi bakubaka bakarambana. Noneho wowe wangiza ukavanga umwana w'imyaka 21 kandi 21 kandi n'amabakubwira wangiza ukavanga ngo ntago yawe. Natangiye kubwira ngo igihe cya kiriya gihe ntabwo ari cyo kiri, kandi ibyo ndabikubwira. Niyo mpamvu nyine habayeho kuri 14 hakajyaho 21. Nicyo nkubwira, bakurangiraga umugeni ko barebye ababyeyi bawe bakaba bakuzi neza, bazi karagiteri, bazi umuco wanyu, ukabona nyine ibyo bintu birubatse. Ariko ubu ngubu ari uwanyweye itabi, ari uwanyweye umva aragenda numubona ameze neza uti mbonye umugore cyangwa mbonye umugabo, kandi ntabwo umunsi mu by'ukuri upfuye nyine gutoragura kuko wifitiye ibyorari. Utabanje ngo urebe reba abana nko mu byaro hararutse kujya nsanga abana imyaka 9 imyaka 10. Yego kuri barabyaye. Ibyo ntabwo mbizi no mu gihe cyara nyine ngewe nibyo nanjye navuze. Natanye mvuga ngo hariho ubushuhe. Ngewe ikintu navuze nyine nanjye ikintu natangiye kubwira ko gushaka umuntu akiri muto ari byo byiza, aho kugira ngo umwana bagenda mutera inda ari muto abyarire mu rugo iwabo. Ngewe numva yajya mu rugo agashaka ahubwo ababyeyi bakamushyigikira
aho kugira ngo azarindire kujya gushaka mu myaka 25, 27, 28. Mwebwe rega mu gihe cyanyu simvuze kuri mukuru pe, ariko igihe cyanyu sicyo ciki gihe. Niba uvuga ko umaze imyaka 14 mu rugo, hashize ikinyacumi. Wenda si myinshi cyane. Nyine ikinyacumi nacyo ntabwo cyoroshye. Hari umuco muri icyo kinyacumi cyagize gute, cyatambutse. Icyo gihe rero mwari mufite ukuntu mugize gute, mwitwaye mubayeho. None umwana w'iki gihe aragira imyaka 15 yararyamanye n'abasore barenze 5. Bamayobera mataga. None mbabarira ke aricyo namye nkubwira. Uwo mwana natagira 21 ngo Imana imwanure abone umuvana kuri iyo mihanda, azarindira imyaka 30, 27 azaje gushaka umugabo amaze kuryamana n'abagabo banganiye. Ibyo byo namayobera. Nyine nicyo ndi kukubaza. Amayobera. Ngiye niyo mpamvu nakubwiraga aho kugira ngo ashake ubu afite 21. Nako afite 30. Yashaka afite 21 cyangwa 18 aho kugira ngo akomeze kwigaragura mu bagabo. Ubwo urumva aho harimo impinduka. Harimo impinduka, ubwo nanjye hari ikintu ndimo ngenda ntoramo. Kandi burya kwiga ni cyiza ntako bisa. Mu rundi ruhande ndabyumva pe. Mu rundi ruhande rwose uragira uti aho kugira ngo umwana yandagare yabonye umugabo, nabyo urumva ntacyo bitwaye. Ariko nibura akamenya ngo ese uyu mugabo na adresse, afite adresse cyangwa ni ukwiryamanira gusa. Hariho igihe rega umwana avuga ngo abonye umugabo kandi agira ngo bakore sex ari byonyine. Nanone ako kantu gatekereje aguye mu byaha, ugashiduka byaye ikinyendaro, ugashiduka teje ahubwo kivuga ikinyendaro w'agatwa. Bavuga umwana wavutse mu atateganijwe. Byarahindutse. Okay. Aho ngaho urakoze kumusora, ariko urumva uwo mwana abavutse mu buryo butateguwe, ugasanga biteye ikibazo mama we, wanamureba ukabona rwose uwo mubyeyi nawe afite ikibazo, afite ihungabana. Ntabwo bishoboka. Ni gute wambwira ngo abana b'iyo myaka ingana ityo arashatse? Ko nabikubwiye nkakubwira nti abana rwose gushaka ntabwo bishoboka. Reka nkubwire urugero. Ngenza abana b'abakobwa rwose ntabwo nshatse kubavuga. Barwubatse nta n'amezi 5 arashira. Ariko ubu ntabwo bikiriho. Ariko ntabwo ari umwe, si na babiri, si na batatu. Yewe impamvu ndi kubikubwira, ushobora kurebera kuri abo ngabo byananiye, ariko hari n'abandi bubatse ari batora kandi bazisaziyemo. Nose kuki warebera ku rugero rw'umuntu cira birarura? Ntabwo ibyo bintu bishoboka. None se nyine akakubwira bidashoboka nyine. Ariko uzi yuko na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda bari bashatse ngo babatere inshinge ngo z'inkingo ngo bajye wapi, arabyanga. Arabati ibyo ntibyashoboka, ahubwo mwamushoye abana mu busambanyi. Kuki yarebye kure akavuga icyo kintu? Nyine buriya nk'umuntu yambwira uru kandi ureberera igihugu, we uri yareba kure. Urumva Perezida buriya ntabwo ari umuntu woroshye, areba kure. Ariko icyo yamaganaga ko babatera izo nshinge za onapo bakiri bato kugira ngo batishora mu busambanyi. Ariko nawe yigeze abuza gushaka. Oya, gushaka bwo ntigeze bibabuza. Umukuru nimba arebye kure kuri iki, nuko abareba imbogamizi akareberera muri rusange. Ni ukuri pe, ibyo bintu niyo wabinera muri rushinge. Ko bigeze kwicarana none bakavuga ngo abana ngo bashaka bafite 18, ngo ntabwo bari barebye. Ariko nabyo ntibirashyirwa mu ngiro. Ariko byatekerejweho. Kubitekereza ni kimwe, nyine ngewe rekire ndimo ndashaka kumpa impamvu zifatika zakwemeza yuko abantu bajya gushaka bakuze. Ikintu cya mbere ngewe imbogamizi za mbere ndikwereka, iza mbere nakweretse ni uko umuntu yashatse akuze. Urumva? Ndakumva cyane. Iyo ari umukobwa agashaka ageze mu myaka 35, aba ari hafi kugera muri menopause. Abenshi hari n'igihe barwara ibibyimba byanya babye ko bagize gute, batinze gushaka. Icyo si cya mbere. Ikindi cya kabiri, umukobwa washatse akuze. Urumva? Neza kugira ibintu bibanyemo satani gute, byereka kugura ibintu bizanyemo satani gute. Ikindi cya kabiri, iyo ashatse akuze, yenda tuvuge yashatse afite 25, dufatire kuri 25. Yego. Umwana wazajya kugira segonderi y'iminsi sibagera bafite 12 cyane. 12 wongera 25 bari ngahe 37. azajya kugera ku myaka 25 yandi nyina yashakiye afite ingahe nyine.
z'abashaje none reka nkubwire nabyara abantu 2 3 4 ubwo bucura azamurera agifite imbaraga azabona amafaranga yo kumurihira minerivare kandi yarashaje yarageze niba ari umukozi wa leta baramuhaye pansiyo mbere y'ubanza unyumve njye mfite ingingo zikwemeza yuko gushaka uri mutoya ari byiza icyambere ukora kare ukagira imbaraga zo kurera abo wabyaye kare ikindi niba uruhu ugifite imbaraga udahuhamye ushaje urumva ukamenya ko no mu ruhu uragira ikindi cya gatatu n'abana bawe ubasha kubarera bose ukabakiga bakarangiza ugashingira ukabona abuzukuru ndetse n'abuzukuruza Imana yaguha no kurama cyane ukabona n'ubuvuzi none urambwira ngo umuntu azajya gushaka afite imyaka 35 nta muntu ushaka ari mutoya kandi ntabone abo bana bibashingirwa nyine se bikunze kuba ndako nibyo ntago icyo kintu ntago tugihuza nyine ngaho mwimbwira impamvu utagihuza njye naganiriye n'abana benshi bashatse ari batoya wowe uri shangazi reko uri na shangazi wawe barambwira ngo iyo mbimenya nari gusubira iyo bansubije inyuma nagenda nkazashaka mfite we yambwiye 35 reka nkubwire rero ibyo abantu 4 5 6 bari ayo magambo nta mugore n'umwe urugo barabashuka ayo magambo nta mugore n'umwe utagira gute none kataruhagurukamo agende kataruhaguruka mu mutima ariko uziko n'umunyarwanda yavuze ngo nyakagore rutanya gakobo warubize umugani noneho nyakagore rutanya gakobo nuwo muri 0 ubwo ntabwo ngiye umugani nawe ukurikirana wemeze reka ngo ubu se ntabwo uzi ibyiza by'umugabo wubatse ntuzi ukuntu urugo ari rwiza none se ubwo ntabwo wakwifuza napimaga ibiro reba ukuntu usigaye ungana ntiwapimaga 25 aho uheruka naragwaga ariko upima 50 byoroshye ko se bigatuma abana bashyuhaguzwa ngo noneho kugira ngo none se reka nkubwire aho iterambere ryaziye ko umwana nyine yisanga yasambanye afite 15 aho unyanga ku meza sambanye rero ntiyagenda kubaka urugo akagira umugabo umwe nakubwiye ko reka shingire nko kugini byacu ntabwo njya mbona abana bashakira kuri iyo myaka 16 n'umunani nyine nanjye n'urugero naguhaye kuko 18 n'ubundi leta ntiyabashingira kuri ubwo rero njyewe ubwo ndakubwira isomo na mizi kandi n'umwana wanjye nibyo byakubaye byiza nibyo byiza uri kutubwira ibintu byakubereye byiza nibyo byiza kandi n'abagukurikirana cyangwa se muri kudukurikirana nababwira ibyiza byo gushaka uwo mukuru ni ukuvuga ngo ushobora kuba waratekereje neza ukavuga uti wenda niba ari iby'akazi niba ari imishinga runaka wenda nzaba ngeze kuri iki ikindi n'uwo mugabo akabara agatekereza ikizababeshaho ariko se uratekereje uri umwana 18 wenda n'umuhungu wawe afite 22 sine ko kaminuza y'ubu cyangwa ishuri rirangiza ufite nk'imyaka 25 ni iki kintu yaba yarageze nese ubareka nkubwira umuntu ajya gushaka ntacyo yagezeho reka kuri iki gihe ntabwo uwo mwana agenda ngo ajye gushaka umwana mugenzi we sine baraho reka ngurugero hari umuntu nigeze ko umuntu ashatse afite igiceri cy'ijana reka nkubwira ariko nuwo muri kera muri bya binyacumi twavuze ntabwo ari nuwo vuba hejuru abashizana nk'imyaka 10 uwo ngo nuwa kera igiceri cy'ijana se kuri iki gihe sare ikodeshwa cyangwa se oya harimo n'abantu bishingira kwishingira ntabwo tubifata nko gushaka kuko na leta ntibyemera uburinda mbese ntabwo ubizi aragenda akajya mu murenge yarangiza umurenge ni ubukwe ntabwo wari ubizi ko umurenge ari imbere y'Imana umurenge ni ubukwe ni nabwo bukwe bukomeye nibwo bukwe bukomeye nanjye nibwo namye mvuga kuko burya iyo wagiye mu murenge bivuga ko wagize gute washingiwe uva hariya uriya muri executive avuga ati ubaye umugore undi ugize gute ubaye umugabo haba hasigaye ibya pasiteri ariko mutagiye kwa pasiteri n'uburenganzira bwanyu mwashingiwe icyo ni ikintu wavuze ngo umukobwa ngo ashobora gushaka ngo afite 35 ngo akaba yarazanye ubwimba ngo akaba yase ntangiro wigeze ubwo ni uburwayi bwazo unafite n'imyaka na 10 ngewe reka nkubwire ikintu ndi kuvuga kirere wagira ingorane zo nta bapfakazi uzi akaba yarabyaye nka rimwe ntiyongere gushaka kandi ibyo bibyimba ntibize
n'ukuri ryo n'iterabwoba rya satani kareka ryo nyine n'iterabwoba njyewe reka nkubwire igihe buraza ntabwo twashishikariza abantu ngo ntibajye gushaka n'abana cyane ko nta n'abagabo dufite ngo tubaterure ngo tubahe ariko njyewe ikintu ndi kuvuga ni iki wagize amahirwe yo kubona umugabo wifite imyaka 20-21 njyewe numva utamwanga ngo utegereze 30 uko wagize amahirwe asuzi ko muri iyo 30 uzaba ntugutwara abana mukobwa none se reka nkubaze reka abasore b'imizi uzamushingira ariko ngize amahirwe abantu bamutwarasha amahirwe nayakorera batamutereye inda mu rugo rero ikintu nabashishikariza pe njyewe umukuzaza akambwira ati nshaka umukobwa wanjye akamunsaba ku manywa y'ihangu akamutenda cyangwa adatangiye kumutwara muri kaburimbo mwe abasore mwe ntimuzantwarire abana mu bugeto uzaza wambwira uti umwana wawe naramukunze none ndamushaka ngende niba afite n'ubushobozi nzabubakira kugira ngo nkwemeze kugira ngo umukobwa wanjye agende aranakuze arare hano muri geti niyi ajye muri iyi niyi ajye muri iyi niyi nashingira umwana wanjye akiri mutoya nkajya muba hafi nkamubwira umwana wawe bigenda gutya none nabanzi ko muri iyo 30 azamubona ko abasore b'iyi minsi basigaye bishakira utwana duto ndashaka kukubwira ngo umwana wanjye ntabwo azashakira munsi y'imyaka 25 uzamugenga ibyo ni ibintu natangiye gusengera mbese urimo gusaba Imana narabisengeye kandi akiri gato yampaye rero bya bintu birakomeye idezira urumva ari ebyiri ntabwo nzi muri komanteri uko biri bumere ariko njyewe muze kutubwira mwebwe mubona imyaka 25 kandi mukitwararika ntubone umuntu ngo mbonye umuntu ngo mbonye ngo ni bogari wamugana abandi ati nazaguterura nawe rero yatereye ibyuma ngo nazaguterura ntabwo hubaka imyaka uretse ntabwo hubaka imyaka ariko iyo hajemo ariko buriya ni atansiyo haba hajemo akantu ariko nanone imyaka iri hasi ya 25 bose pe tuzabihabwa na komanteri turi bumenye uko zingana imyaka 25 kugeza ndetse kuri 30 umuntu aba yaritekerejeho azi icyo agiye gukora yaravuye mu bwana mu bwangavu ukabona ko uwo mukobwa cyangwa se uwo musore atari mu kuyayana none se ushaka uri umwana ushaka uri umwana yamureka ngo haje akabazo mu rugo reka haza rero agakirisi wa mwana ararira nk'uruhinja reka nkubwire noneho n'umugabo ahubwo usanga nkubwire impamvu ibyo bintu byawe ntari bubyemere reka burya imyaka si ubungubu n'ibitutu ntibikura ubu nta muntu urenda agira mu myaka 80 utamugisha inama nta gitekerezo afite imyaka ntago ari ikora ubwenge buravuka icyo ni ikiremwa cy'Imana icyo ni ikindi kiremwa imyaka 80 nazo utamugisha inama nta nama afite yaba ari umugabo utafite inama cyangwa umugore nta buryo ubona bibirumbo kandi ari abakecuru ibyo ni ibindi biremwa twivugire ku biremwa uretse byose biri mu biremwa turimo kuganira biremwa imyaka 80 njyewe mbona imyaka ntago ariyo yubaka nk'uko wabivuze imyaka niyo siyo yubaka ubwenge buravukanwa reka nkomeze ikintu rero cyo mu rugo hari ijambo rimwe rivuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka ni ukuri niko biba bimeze cyangwa se umugabo mwiza njye nashingira kuri icyo kandi atari siyasa gusenga ariko no gushishoza yewe rwose mw'abakobwa mwe mw'abasore mwe nimushishoze maze murambe kuko ingo ziri aha hanze ziteye ibibazo natwe ubu niyo mpamvu mubona twavuze byabuze icyo Rwanda rwature dore sine u Rwanda rwa muretse nanjye turimo turashaka kungurana ibitekerezo ikintu cyaruta kubaho cyiza ni ukuri basore inkumi mwihubuka kuko ingo bakangwe n'amatuza bakangwe na nyashi rero ibyo nabivuze kandi ibyo bintu nk'abantu wa musore we cyangwa umukobwa we urugo rwiza cyangwa urugo ushaka imbuto uzateramo niyo uzasarura nese reka kire kandi imbuto ujyanye mu rugo ubona ko nta kintu kiba kiri mu rugo ntacyo ari amajyambere ari ibiki byose nibyo ujyanayo nujyana urukundo mu rugo ruzaba ruzima nujyana ibitekerezo bizima urugo ruzubaka ufite intego yo kubaka ni nk'umurima niba utayemo ibishyimbo ibyo bizeramo
none se muteramo indimu ntabwo hazazamo ironji n'indimu izazamo kuri iyi minsi rero ibintu biri umutipe arakureba yandi bavuze ngo abakobwa bashake bakuze uzi abatipe babashaka niba abandi bamaringaringa batigeze bakora bavuga ati uriya mukobwa araguguye yakoze kera afite iki n'ikofi none ugasanga nta rukundo azanye iki imibare none se sibyo natangiye nkubwira mbwira uru rubyiruko nimushishoze umenye ikintu umuntu agukundiye uri kumva nese ureka muragenda mu nzira ko tutareba mu ntakuzi ko tutareba mu none se ubu nta bantu bari banaturanye irembo ku rindi babanye kandi bikabananira bitureba mu mutima rega umuntu ni umuntu uri kumva ntabwo ibyo bintu uri kumbwira ni kubyumva ni ukuri umuntu yasenze agasenga ariko atari bya bindi by'iki gihe umuntu yipfuka igitambaro umuntu akibambara akamera ntabwo ari icyo ugasenga bya nyabyo Imana irakumvira ntabwo gutenga ugasenga mu kuri Imana iracyariho nubwo nayo materambere azakajyana ibintu byose urukundo nyarukundo rwaragiye ngo ni iterambere Imana iracyakora kandi iracyariho ukuri kandi abihamye twabagira inama yo gusengera abagabo cyangwa abagore sine njyewe nakwihabura urugero nasenze Imana sengera umugabo ndi umwana mutoya atari amaraje kuko buriya rwose njyewe ngira muri umuntu wanjye washatse mbere ashaka mbere atari uko nabuze abafiyanse ariko njyewe nasenga nkuvuga Imana koko wabyemeye Imana kandi n'ukuri Imana yaragusubizaga ukaba wanarota ukarota cya kintu uri gusengera ariko abungu ntabwo ibyo bintu ntibabikozwa arireberanya ashaka batigagiye narapfa kumva ngo afite akantu afite nk'akamodoka umugabo ufite imodoka ngo ngese ntabwo kiba cyarakemutse kandi ntabwo ari byo byubaka buriya mahoro aruta ubutunzi ni ukuri ko hari umuntu wavuze ngo kugira ngo aririre ku igare ngo yaririra muri hama nibyo azaririra abica bisohora nyine abijyana kandi hama ntazayijyana hazamo ngo ibintu byo kugabana ubu se nta muntu nzi umugabo yagurishije ibintu agashiduka bamusohora mu nzu umugabo yarabigurishije bucece cyane rwose yantaye ibyo byo ni ibintu birenze ariko ikintu nabashishikariza ni ugusenga Imana no gushishoza ibyo bintu nabisubiramo naba ndyamye n'abasinziriye wabimbaza nkabikubwira urakoze nanjye icyo kintu ntabwo najya kure yawe iyo umuntu yasenze Imana koko numva agashyiramo kwa gushishoza ko wakugoranye kuko umuntu ashobora kukwihishamo kuko umuntu ni mugari ariko iyo usenze Imana ishobora kuguhishurira usengeye mu kuri no mu mwuka utishushanya hari n'abajya gusenga akaba yarabonye tuvuga urugero yenda dutanga urugero nko ku izina Eric yarabonye Eric ni umusore mwiza aramugiriye crash yagize akajya gusenga ngo Mana ngo ndagusaba Eric ngo tripe n'ibipfuke Eric iyo ugiye gusenga Imana urimo kubwira Imana umuntu ukeneye ntabwo uyobora Imana urayiyoboye aho urasenga ukayibwira ngo ndashaka ririya bara ry'inzobe Imana bari ubwo wayiyoboye kandi Imana nibamenya ntabwo ujya kuyiyobora ntabwo ujya kuyitongerera urutoki ahubwo iraguranye ahubwo yasenga ukabango ibyo ushaka ngiye kunumva mbasenga wibwira karagiteri wibwira ukuri nkunda ibi nanga ibi ngira umujinya miragutya umuntu wabona wabasha kumanaginga ibyo bintu tukuzuzanya ntamubereye umusaraba n'abatambereye umutwaro akaba twareka rero tuzatsinye wacu turabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye muri gukurikirana ubutumwa bwacu kirere nawe ndagushimiye Imana iguhe umugisha mu gihe cyawe uyu kirere rero mubona ni mama fashion mwabonye utuntu akantu yakampaye ngo njye nihungiza umuyaga ubu ngubu hehe n'icyokere umuntu udukeneye yambwira rwose kirere akakumugezaho ku mafaranga adakanganye cyane noneho ndabashimiye umwanya wanyu n'igihe mwaduhaye muduhe ibitekerezo muri commentaire niba mwishimiye kirere ko nzamugarura nimwe mugiye kubimbwira murakoze cyane tubifurije amahoro n'imigisha
gusenga no kubaha Imana aba aribyo bibaranga. gushishoza. Murakoze cyane. Bye. Kwizera Imana. Bye.